Rubavu ibyishe nyuma y'iyegura n'iyirukanwa ry'abayobozi barimo gitifu w'umurenge. Mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki enye Gashyantare 2026 mu karere ka Rubavu habaye impinduka zikomeye mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, aho abayobozi batatu barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo ndetse n'umuhuzabikorwa wa daso umurenge wa Bugeshi banditse basezera mu mirimo yabo mu gihe gitifu w'akagari katera imbere we yirukanwe burundu. Aya makuru aje gukurikiranwa n'icukumbura ryagaragaje ko ikibazo cyari kimaze igihe cyane cyane kijyanye n'imyubakire y'utujagari mu kagari katera imbere, aho byagaragaraga ko hari abayobozi bakeka kugikingira ikibabo. Amakuru yize avuga yuko kino kibazo cyari cyaragejejwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ari naho bivuga yuko haturutse icyemezo cyo gusaba abayobozi gufata imyanzuro ikomeye ku kazi kabo. Biravuga yuko abayobozi bose uko ari batatu basabye gusezera ariko gitifu akagari katera imbere wakabyanga. Biravuga yuko bano bayobozi bose uko ari batatu basabwe gusezera ariko gitifu akagari katera imbere akanga kubikora, bigatuma ahitamo kwirukanwa burundu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo n'umuhuzabikorwa wa daso bemeye kwandika basezera. Ku ruhande rw'umuhuzabikorwa wa daso we amakuru avuga yuko hari amakosa akekwagaho yakoze mu gihe yakoreraga mu murenge wa Nyundo, aho bivuga yuko yakingiraga ikibaba abo bakaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ntanatange raporo ku byo yabonaga. Nanone kandi amakimbirane hagati ya gitifu w'akagari ndetse n'uw'umurenge yari amaze igihe kirenga umwaka, aho buri wese avuga ko ashyigikiwe n'ubuyobozi runaka ku rwego rw'akarere. Nubwo bagiriwe inama kenshi zo gushyira imbere inyungu z'abaturage, ntabwo byigeze bitanga umusaruro, bituma ikibazo kirushaho gukomera. Amakuru akomeza avuga yuko nyuma yo kuva muri zino nshingano aba bayobozi bashobora no gutangira gukurikiranwa n'ubutabera ku makosa bakekwaho. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yemeje ko abantu bakozi batatu batakiri mu nshingano, asobanura ko gitifu akagari yirukanwe kubera kutubahiriza igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, cyane ko akagari yayoboraga kari mu gice cy'umujyi gisaba kubahiriza amategeko y'imyubakire. Yagize ati kwirukana uyu muyobozi byari bigamije gutanga isomo ku bandi bakozi bose kugira ngo bayirize amategeko kandi bakore akazi kabo mu mucyo. Meya Murindwa kandi abwiye abaturage ko gusezera ku kazi ari bisanzwe, cyane cyane iyo umukozi abonye ko atagishoboye kuzuza inshingano ze uko bikwiye. Yongeye kwibutsa kandi abayobozi ko bafite inshingano zo gukorera abaturage no kurinda igishushanyo mbonera cy'igihugu, kubera ko kugihungabanya binyuranyije n'amategeko kandi bikabangamira iterambere. Ngahe nguko rero kugeza ubu ngo bakaba batangaje yuko n'abana bayobozi bavuye mu nshingano bashobora gukurikiranwa ku byaha bakoze cyangwa se bakekwaho. Nanjye nkubwirana ngorera subscribe niba rogambigize kuri isheni. Genda cyari Obi na ngini Obi Time News mu karere ka Rubavu. Obi Time News.